Haleluya, haleluya, Imana ishimwe kongera kugaruka nk'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimo. Turashima Imana ko Imana yaturinze mu mwaka ushize wa 2024. Imana ishimwe rero ko itugejeje mu mwaka wa 2025. Imana yo mu ijuru itugire neza. Tuzanye ijambo rivuga ngo inama y'umwaka. Inama y'umwaka twagenderaho twebwe Imana yahaye ko tuwugiramo. Igitabo cya Mose ibice 5:13 baravuga ngo nicyo gituma umuntu witonda yakucekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi. Imana yo mu ijuru itugire neza. Nicyo gituma umuntu witonda yakucekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi. Birasaba kwitonda rero no kucekera, kuko igihe turimo ni igihe kibi. Imana yo mu ijuru itugire neza. Irindi jambo rya kabiri riri mu gitabo cy'imigani ibice 25:15. Bavuga ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware, kandi ururimi rworoheje rubona igufa. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ayo ni amagambo rero twazagenderamo muri uyu mwaka wa 2025. Imana yo mu ijuru itugire neza. Abanyumva aho bari hose, iyo niyo nama y'uyu mwaka twazagenderaho. Kwitonda ukarindira kandi ukagira amagambo makeya. Imana yo mu ijuru itugire neza. Unyumva wese aho yaba ari hose, yaba ari mu majyepfo, yaba ari mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, hirya no hino abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda, uyu mwaka wa 2025 inama y'umunsi niyo ngiyo twumvishe mu iri jambo ry'Imana riri mu gitabo cya Mose n'igitabo cy'imigani. Imana izagufashe kubigenderamo neza. Uzirinde guhubuka mu byo uvuga, uzirinde guhubuka mu byo ukora muri uyu mwaka. Uzirinde guhurura utazi byose. Uzabyirinde, uzirinde guhubuka, uzirinde guhurura, uzirinde guca inzira y'ubusamo, inzira ya bugufiya, kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugeraho. Uzemere bikugore unyure mu nzira nyabagendwa. Tuzanyure mu nzira y'ubusamo, tuzanyure mu nzira ngufiya kugira ngo ukunde ushyika aho ugomba gushyika. Uzemere bikugore, uzemere bikurushye, uzemere uvunike, kuko ikintu umuntu yavunikiye nicyo aha agaciro. Ni inama rero y'umwaka wa 2025 twazagenderaho muri uyu mwaka. Imana yo mu ijuru itugire neza. Iyo umuntu ahubutse ashobora guhura n'ingaruka. Iyo umuntu ahuriye mu byo atazi ahura n'ingaruka. Iyo umuntu aciye mu nzira y'ubusamo cyangwa inzira ya bugufiya ahura n'ingorane nyinshi. Ibyo byose nibyirinda, Imana izaba kurangiza umwaka wa 2025 neza. Buri munsi uzajya ubwira Imana ati, Imana ushoboza, ndinde guhubuka, ndinde guhurura, ndinde guca inzira y'ubusamo. Inzira washatse kunyuramo aba ariyo nyuramo. Imana izabigufashamo. Reka dusenge Imana. Imana yo mu ijuru itugire neza. Uri Imana ishobora byose, uri Data twese mwiza. Turagushima, turaguhimbaje Imana ko ushobora byose. Turagushima ko Bibiliya ijambo ryawe harimo ijambo rivuga ngo witinya, ryanditswe inshuro 335 ihura n'igihe n'iminsi y'umwaka. Buri munsi rero bidutinyisha n'ibyinshi, ariko uzajye utuneshereza, uzajye udushoboza. Ibyatwica ubikureho, ibyatubabaza ubyoroshye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Turagushimiye, turaguhimbaje ko waduhaye uyu mwaka, kandi uzaduhe kuwusoza amahoro, kuko uri Imana ishobora byose. Umuntu wese wumvishe iri jambo umushoboze, uzamurinde guhubuka, uzamurinde guca inzira y'ubusamo, uzamurinde no guhurura, kuko ibyo byose ntabwo bizatuma umuntu agera ku ntego bamuteguriye cyangwa yemeje kuzagera muri uyu mwaka. Urakoze abana natwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro n'iteka ryose. Amen.